Reka ngushimire we wahisemo gukurikira The Bonds ngubwire ngo ikaze kuri The Bonds TV Entertainment umurunga ngubwire ngo ibintu byose bimeze neza cyane. Nitwa Jonathan Hazard. Uyu munsi ni special Amavubi. Wowe uri hirya no hino kwisi uri umunyarwanda, terwa ishema n'igihugu cyawe, terwa ishema tweterwa ishema no kuba uri umunyarwanda. Tufigishyikira Amavubi kuri uyu munsi agiye gukina n'ikipe ya Libya. Ni mubara birumvikana ni mu mikino n'umunsi wa gatanu w'imikino gushaka itike y'igikombe cya Afrika. Ni imikino izabera mu gihugu cya Maroc mu mwaka wa 2025. Libya ije mu Rwanda ifite inota rimwe nyuma yuko match ishize yatewe mpagana Nigeria kubera ko yari yakinishije navuga ngo yakinishije Nigeria cyangwa se yabakoze icyo bita mind game, banga kubakira wakira nabirangira kafi bahanye. Ubu afite inota rimwe rero. Uyu munsi rero baje gukina n'u Rwanda rufite amanota 5. U Rwanda rwakuye ku makipe nka Nigeria, rwanganyije na Nigeria, rwanganyirije muri Libya igitego 1-1, hanyuma birangira abantu baba muri industry baba basetsa abantu ni comedy zaziyuzuremo gusa ariko turikomereza. Reka nshimire cyane inshuti zanjye zo muri RBA bari gutunganya hari ibintu byose bimeze neza. So navugaga ni u Rwanda rwanganyije na Libya, runganya na Nigeria, rutsinda Benin, bibaha amahirwe yo kugira amanota 5. Hanyuma u Rwanda rufite imibare iteye gutya: Nigeria ku isaha y'isa 3 z'ijoro baraba bari gukina na Benin. Ubwo match y'u Rwanda iraba yarangiye. Match y'u Rwanda yo ihuza u Rwanda na Libya iraba yarangiye kuri ratangira saa 12. Bivuze ngo u Rwanda ni ruba rwatsinze Libya ruragira amanota 8, rutegereze uko Benin na Nigeria biri bugende. Nigeria isabwa ifite amanota 10, irasabwa inota rimwe gusa kugira ngo ibe yizeye neza kwikarifiya mu gikombe cya Afrika. Ubwo barakinira muri Côte d'Ivoire. Bivuze ngo u Rwanda ni ruba rwatsinze Libya ruba rugize amanota 8. Nigeria niba yatsinze Benin ariko twese tubyifuza Nigeria aguma ku manota 6. Hanyuma haze match yanyu mu Rwanda zajya muri Nigeria ku munsi wo kwa mbere, hanyuma ku rundi ruhande Libya ibiri gukina na Benin mu gihugu cya Libya. Bivuze ngo amakipe yose asa nk'ahanganye, ubwo n'u Rwanda na Benin yose azasoreza hanze imikino yabo. Nuko imibare imeze gusa si cyo kitumye mbizamo kuko ibyinshi murabiza. Ubwo no munsi nje kubereka urugendo rwa mbere y'umukino abantu biteguye gute. Mbaza ngo mbazaniye content. Uno munsi abantu benshi bamaze kubona ko igitsina gore, ubwo n'abakobwa n'abagore cyangwa se abagore n'abari abakobwa n'abari n'abategarugori biterwa no kubyumva, babizi ko bamaze kwisobanukirwa mu mupira w'amaguru. Basigaye bagaragara kuri stade rwose bitandukanye n'imyaka yashize wasangaga umupira uvurwa n'abagabo gusa, ariko cyane cyane muri aka kazi kacu mubona ko igitsina gore kimaze kwiyongera mu bijyanye no gukurikirana cyane siporo. Uno munsi rero tugiye gusenguruka stade, tuzenguruka inyuma yaho turebe se abakobwa baje kureba uyu mukino w'Amavubi ni iki kibazanye. Hari abaza kubera ko baje muri enjoyment, arabaho igikorwa remezo nk'iki ngiki bwa mbere bavuga bati twege tuje kwinjoyinga. Hari umuziki nk'uko muri kumva muri background, abahanzi nka ba Riderman bagiye gucuranga, aba DJ bameze neza nka ba DJ Marino barahari. Hari umuntu ushaka kuza bati nje kwiyumvira iyo vibe. Hari umuntu rero ushaka kuza bati ngiye nazanye na sheri wanjye tuje kwinjoyinga Amavubi. Hari n'ushaka kuza avuga ati ngiye nje gufana Amavubi. So abakobwa rero dufite ibibazo byinshi dushaka kubabaza bituma baza muri stade. Niba nawe ufite amatsiko nk'ayanjye, nkurikira tujyane tuzengurukane stade turebe abari n'abategarugori bahisemo kwitabira umukino, hanyuma tubaganirize ibintu byose bimere neza cyane. Nitwa Jonathan Hazard. Nizere ko uri kumwe nanjye mu gutsinda iki gihugu cya Libya, maze ubundi tukagira ikirenge kimwe tukakereza muri Maroc 2025 nyuma y'imyaka 20. Ndabizi abantu benshi generation yacu kuko nkanjye igikombe cya Afrika nge nari nzi ubwenge, ariko sinari umuntu wafata ibyemezo kuko
nigaga mu mwaka ni wa gatatu primaire, urumva nari muto ari kuri umwana w'umwaka wa gatatu. Ngubu nitujya mu gikombe cya Afrika ari bumenye kamemu, ariko ubwo urumva natwe dukeneye kureba Amavubi. Noneho turi mu kibuga tumeze ati twege dushaka kureba Amavubi ko agiye kwitwara mu gikombe cya Afrika, turayashaka pe. Ntago waba ufite igikorwa remezo nk'iki ngiki umukuru w'igihugu yakubakiye Stade Amahoro, imwe muri stade 3 nini hano ku mugabane wa Afrika. Ufite iyi Petit Stade muri kureba inyuma yanjye, ufite Kigali Arena iri hariya, ufite igikorwa nka ubwo ndi kuvuga muri secteur za sport, amajimu naze maze kubabona maze gukura. Nurangiza umbwira ngo ubuze mu gikombe cya Afrika, kameme twarihanganye imyaka 20 ahagije. Frank Torsen n'abahungu bawe mudukorera amateka. Reka twigendere kuri urwo rugendo, ubwo turagenda tuganira n'abatoto bagiye batandukanye. Jyana nanjye niba hari ikinyobwa babango ngo niba nawe ubyumva nanjye jyana nanjye, cyangwa se jyana n'injyana. Ubwo nawe niba ubyumva nkanjye jyana nanjye tujye muri Stade Amahoro, nucikwe kuri Rebons, turi kumwe. Yes, urugendo rwacu rero turi kuri Stade Amahoro n'ubuni nababwiye ko turagenda tuganira n'abari n'abategarugori batubwire se bundi kureba uyu mukino w'Amavubi kuza kuri stade kuba tubona abakobwa basigaye bitabira imikino myinshi bituruka he wiriwe? Yeriwe neza. Witwa nde? Nitwa Umwari Caroline. Umwari Caroline, tubona wambaye Amavubi. Sanzwe uri umukunzi wayo? Ni umukunzi w'Amavubi cyane bikomeye. Ibibazo ni bitatu. Ubundi abakobwa tuzi ko akenshi ibintu by'imipira batangiye kubizamo vuba. One, hari ubizanwemo n'inshuti zavuga ati perekeje inshuti zanjye, hari ubizanwemo no kuvuga ati wenda hari umuziki ba Riderman bari uririmbe, hari n'ubukunda umupira muri rusange. Niki cyakuzanye wowe?
njyewe nazanywe no kureba umupira w'Amavubi. Umupira w'Amavubi ndawukunda, nkunda football muri makeya, ariko Amavubi ni hejuru cyane. usanzwe ufana iki? Ubusanzwe mfana Rayon Sport usanzwe uri umurenge cyane. hanyuma ku kijyanye n'ikipe y'igihugu Amavubi ko uyu munsi mufite icyizere cyinshi kiri kuva Umva icyizere cyinshi dufite twebwe, icya mbere kubera ko dukunda Amavubi, cya kabiri ndetse idarapo ryacu ry'igihugu niryo twambaye mbere na mbere, nicyo duharanira. Turabizi neza ko uyu munsi dufite icyizere cy'uko tugomba gutsinda byanze bikunze. icyizere ufite uri kugikura he? Icyizere mfite ni uko byanze bikunze tuba twasebye twayisegeye ikipe yacu y'Amavubi, turayizera 100%. Message gato ubutumwa utanga ku bari n'abategarugori bameze nkawe cyangwa se bumva bashaka kuza kureba umupira, ese ni ibintu biryoha? Ese abakobwa kubera iki bakitinya? N'ubuye butumwa waha abakobwa? Abakobwa impamvu bakitinya, impamvu badakunda n'umupira ni ukubera yuko nta cyizere bifitiye. Twebwe rero twamaze kwiha icyizere, twumva yuko dufite ubushobozi bw'uko uko abahungu bakina cyangwa se uko umupira ugenda, natwe nk'abakobwa natwe twihaye icyizere. Cyane cyane twebwe turanawukira mu busanzwe, dukunda siporo cyane. Okay, urakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane. Ntago uri bumbwire prediction yawe? Ndaza kukubwira nta kibazo. Nyine like Amavubi urabona aratsinda bingahe? Amavubi ni 2-2. 2-2 cyane. Sawa. Guti turacyari muri ka gace kacu turi kugenda tuganira n'abari n'abategarugori, ubwo aba nabari nta butegarugori burimo. We witwa nde? Atete Pauline Obvious. Wase Aria. Wase Aria we muramuzi n'umunyamakuru mugenzi wacu, abari murasiga ngo basigaye bakwita kamera nyashi. Iyi nakabyiniro sinzaho. Ni Gaël wakazanye niwe wambonye akimbona bwa mbere ahita ahamagara kamera nyashi, ngura ni kamera nyashi. Ubwo izina ryawe nta abenshi ntibarizi. Harimo abantu batarizi, njya kumva nkumva nk'umuntu arantungwe nguhe kamera nyashi nkuva atanungurwa. Yaje gute se nuko ufite nyashi za ibyo nta kintu mbizi. Hanyuma Aria turi muri stade Amahoro, abantu bari kubibona ko turi hano imbere ya BK Arena, n'ubundi habaye car free zone hano niko nabyita, nta modoka ziri gutambuka kubera igikorwa gihari cy'Amavubi. Mbere gato yawe ndayiko tujya kuri Atete, reka manze nguhereho wowe, ni ikiya kintu nyamukuru cyakuzanye mu mupira w'amaguru ko bati uyu munsi umupira w'amaguru ni ikintu nyine nkunda, kuko abenshi baza kubera nk'ubu harabaje mu Mahoro kubera ko baje kureba Riderman, harabaje kureba bavuga ati twebwe ni twaje kwinjoyinga gusa twasohotse. Hari nuza akunda umupira, mu byukuri ikintu cy'ingenzi cyakuzanye ni ikihe? Utubwire impamvu yacu. Okay, bwa mbere yuko nze muri stade nundi nayijemo kera, nakuze nkunda football kuko papa yari umufana wa Rayon Sport, yazaga kuri stade akazanzanye, bituma nkura football kuko niwe mukino nisangagamo cyane. Sinigeze nkukina sinzi ko bayikina, ariko nakunze nkunda kwireba. Gusa nyuma y'ibyo byose nanayikunda cyane cyane kubera akazi. Yego. Ubu nuvuga ngo ni umwuga urukundo ufatanya n'amafaranga cyane. Atete wowe bite? Tukubonye nawe kuri stade, waje gukora iki? Waje mu kazi. Nawe waje mu kazi. Bivuze ngo nta muntu waje kubera urukundo rw'umupira ni ifaranga. By the way, umuntu turetse wenda tureke guca ku ruhande, nta munyarwanda udakunda ikipe y'igihugu kubera ko ni ishema ryacu twese abanyarwanda. Iyo uje hano uba waje gushigikira igihugu cyose muri make, kuko aba basore bacu bari hariya ntago bari hariya nkabo, baraba bahagarariye igihugu cyose, mbese baraba bahagarariye twese. Rero iyo twaje hano tuba twaje kubashyigikira kugira ngo tubatere motivation, niyo duhari bibahereza imbaraga zo gukora cyane, kuko baba bazi ko inyuma yabo hari izindi mbaraga ziri kubafasha kugira ngo bakore neza cyane. Tugarutse inyuma, ikintu cyatumye nkunda football, sister yabigarutseho, nanjye papa wanjye akunda umupira, ni n'umukunzi wa ekipe imwe hano mu Rwanda ntari butangaze byatari bitaza kuba ikibazo. Urumva njyewe rero kubera ko nakuze, ubundi papa wanjye ni inshuti yanjye cyane, inshuti yanjye ya hafi, njyana navuga ningira amahirwe nkabona umugabo nkunda nka data nzaba mpiriwe. Rero papa wanjye yakinnye football
hakunze iwacu Nyagatare bakunze gukina igikombe cyitwa Bishobeza Cup, ni kuzine we rero urumva iyo babaga bakinnye nabaga ndi kumwe nabo. Ibyo rero nagiye ndeba ambiance iri ku kibuga nkareba ibyishimo football itanga bituma nyikunda. Ntakubeshye hano muri BK Arena bavuze ngo harimo igitaramo na hano harimo match, najya kureba match aho kujya kureba igitaramo. Ariya mwese muri abanyamakuru muri inshuti zacu, mumbwire nihe mpamvu muri kubona ubwiyongere bw'igitsina gore muri football bakomeje kubyitabira cyane? Kamere kuri Atete mbere ko nkuza. Urabona mbere kera cyane wenda amahahise bavugaga ko umugore cyangwa se umukobwa adashoboye, ariko uyu munsi tugenda tugaragaza ko hari icyo dushoboye. Ibyo bigatuma niba bavuga ngo football kuyisesengura ni iby'abasore n'iby'abagabo, natwe rero igihe kirageze ngo tubereke yuko tubishoboye. Yes, tubereke ko tuyizi kandi tuyikunda, atari ukuvuga ngo ni kwa kundi nyine twamenyereye ko harimo abasiniya ba Rugangura n'abandi ba Rigani bazi kogeza neza. Natwe dushobora kuza hano ukaba wakogeza iyo match ugasesengura, ukavuga uburyo Amavubi uri kuyabona, nangwa se ukavuga APR na Rayon ukuri kubibona, kugira ngo buri muntu wese abone ko byibura uretse n'indi mirimo no muri football tubasha. Niyo mpamvu ubona nyine igitsina gore cyangwa se abakobwa n'abagore turi kwinjira cyane muri sport kugira ngo tugaragaze icyo dushoboye kandi nanone dutange n'umusade. Rega ntago namwe mwihagije gusa. Wowe ubibona utayanya? Ngiye mpamvu mbona ubwiyongere bw'abakobwa buri kugenda bugaragara cyane kuri stade, sibwe no mu kazi no kuyireba. Kera abakobwa ntago twumvaga bajya mu bintu bya football, twumvaga ko ari ibintu by'abagabo. Rero natwe twagiye mu iterambere, tuzaho ambiance iri, tuzaho ibyiza biri. Twagiye tubona ibyiza byo kuyireba, kuyikina byose. Bituma rero twese twitinyuka, benshi barayikina, abandi dushaka kuyireba, abandi tukayikoramo. Niyo mpamvu Sose rero dusoreza ahantu hamwe hitwa Amavubi yacu. Ese Atete abantu nk'abakobwa nk'icumi bari buze kubera ko wowe wavuze ko uri buze kuri Amavubi? Abo ngira abashuti banjye kubera ko babizi ko ibi bintu baba babizi ko umuntu abirimo, hari igihe akubwira ati ibyo bintu ukunda nanjye mfite amatsiko yo kuza kubireba, none ugasanga aravuze ati noneho ubutaha nimujya kujyayo uzambwire. Akaza ariko iyo ahageze akabona ambiance ihari, akabona ibyiza byabyo, birangira nawe abikunze. Hari ababikunda kubera ko babikundishijwe natwe tubirimo, barahari rwose baza kubera iyo mpamvu. Prediction yawe? Kuri Libya n'Amavubi tugiye kuyinyagira, nicyo kintu navuga. Ibyo mungana bimaza mugiye kwiyumvisha. Umva nta nubwo ari no kuyumvisha gusa, tugiye kubereka ko nyine turi Ivubi. Tugiye kubaha isomo. Bundi inkotanya aho ziba hose zirakotana, tugiye gukotana kugira ngo twimane igihugu. Urabona bishoboka? Yego birashoboka cyane kubera ko nta kidashobokera umutima ukunda nangwa se ushaka. Icyo ushaka buryo ukigeraho. Ku bwanjye buriya ni 2-2. 2. Ariya ni bingahe? Amavubi 2, kimwe cya Libya. Hanyuma rero akandi kabazo ndakababaza ndi hagati yanyu, uretse gatoya. Ariya tuvugisha ukuri. Yego. Kandi rwose numbeshya ndabibona, urabiza amanga yawe se ndayazi. Numbeshya ndabibona. Sheri wawe yaje kuri match? Oya. Nago yaje. Akunda umupira se? Arawukunda. Kubera icyo ataje? Ntago aba mu Rwanda. Nago ariko arabizi ko Amavubi arakina. Arabizi. Hanyuma rero message nyine ku Mavubi, ariko ntago turi ujye mu nkundo. Message ku Mavubi kamuhe mubwira ati aya Mavubi se bigenda gute? Message ku Mavubi? Kuko ndayimuha ndabizi ko ngira no aya Mavubi ni Imana u Rwanda akore cyane, ahatane twashyigikiye ntadukoze isoni. Yego. Ubwo niyo message umuhaye? Mpaya Amavubi nabonye haye. Iyo umuhaye se? Ibyo Amavubi ni byabashye. Urita telefone? Nimugoroba? Ivubi bari kubise telefone urayita? Kira kuyitaba nyiza ariko nkayitaba. Urabarakaye? Hanyuma Tete, wowe sheri wawe yaje gukurira match? Yego, asubwa yaje kuyireba. Asubwa amakuru ntago wabizi? Yego. Arayica muri kangahe? Ntago ari bube yicaye. Arabahagaze? Ntago byimye muri gusa icyo nzi nuko ahubwo hari birenze bikenewe. Yego. Niba gutsinda Amavubi natsindwa, uritaba telefone? Turaba twatsinzwe twembi.
kuko araguhamagara witabe telefone urumva ndaba natsinzwe nawe yatsinzwe bigaragara turi buze guhuriza hamwe kugira ngo tumarane akababaro ariko kubera Imana yo mu ijuru ntago turi butsindwe intsinzi ni nimutsindwa murahuza mumarane akababaro yego nyine agomba kumpumuriza ariko ninjye ugomba kumuhumuriza cyane oya nta by'ijoro ese nyuma acirangira saa 3 igihe cyose iri burangire no subuze kari aramamagara ntago turi wabuze murahuriza hamwe nyine guhuriza hamwe no kuganira tugahuriza hamwe ibitekerezo okay ngaho hereza ubutumwa abakobwa bakitinya bacyumva ko kuza mu mupira ari ukuburara cyangwa se wumva uje nko kugaspia bitajyanye bavuga ngo abakobwa baza mu mupira ngo ni za cyabahungu message no turetse no kuvuga ngo ni bya cyabahungu abantu benshi bazi ko abakobwa baza muri siporo ari inshinzi cyangwa se ari abakobwa bamazeho baba baje gushaka abakinnyi baba baje gushaka abo banyamakuru wenda bo muri siporo ariko ntago ariko biri kuko aka ni akazi wikita ku kuvuga ko na mbere hose bagiye bavuga ngo kujya mu buhanzi ni iby'abahungu na mukobwa kandi bajemo barakora turabibona so rero ntago tuba twaje hano gushaka abagabo nangwa se ngo twaje ngo kugira ibindi tuba turi mu kazi ibi bintu nutinyuka ukabikora kuko ubikunda kandi bishoboye hari aho byakugeza biguteza intambwe cya mbere n'akazi akazi gashobora kuguhereza imibereho myiza kandi no muri ya kariyeri yawe ushobora kugukura kuri level imwe ikagushyira ku yindi rero twikwita ku magambo n'ibivugwa biriya ntacyo bimaze buriya iyo wirengagije biri kuvuga ugakora ibyiza babandi bakuvugaga babona ko bibeshyaga ahubwo bakagushyigikira akoze cyane good muri kubona ko rero turi kumwe n'abakobwa bagenzi bacu na uyu munsi nabibabwiye ko turaganira ku bakobwa turi buganire ku bakobwa kugira ngo tumotive niko nabyita niyo content yanzanye mwabonye twahere muri stade Amahoro tukaganira n'abakobwa bagiye batandukanye abo rero bari bagenzi bacu dukora umwuga umwe niyo mpamvu rero twahisemo kugira ngo ibintu byose bigende neza 5 kuri 5 reka nshatse navango reka mpinira ubundi twinjire muri mood y'Amavubi kubera ko mood ya mbere ni hanze y'ikibuga ubundi tugiye kwinjira noneho mu kibuga tumenye bimeze bite ariko ubwo wenda nago ntagenda abantu bakurikiye Amavubi kuko namaze kubona iyo bita probable lineup abakinnyi bashobora kubanzamo amugani wa Saddam uvuga ngo ndani ubwo rero reka turebe abakinnyi bashobora kubanzamo ugendeye kuri liste koko abantu benshi bagiye bahuriza hamwe bavuga ati aya Mavubi abangaba nibo ngiye mbona bashobora kubanza mu izamu harimo Ntwari Fiacre n'ubundi n'umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi akinira Kaizer Chiefs nabonye abantu benshi bahurije kuri Kavita uyu mukongomani w'umunyarwanda ubwo niko nabyita kuko ababyeyi be bamwe n'abanyarwanda abandi n'abakongomani benshi babahurijeho kuko Mandisi yarafite amakarita 3 ari buze gufatanya na Mutsinzi Ange hanyuma Mangwende uruhande rumwe Mangwende yagize match nziza ubushize kubera ko match yabanjirije abantu barabyibuka ko yakinwe na Niyo Mugabo Claude Fitina Mborenga bamushyize kuri 2 hanyuma hakaza gukasa Casemiro cyangwa se Mugisha Bonel Bizimana Jihad ndetse na Samuel Gillet bazi imbere yabo hanyuma hatake Nshuti Innocent uruhande rumwe rusho Mugisha Gilbert hanyuma urundi rusho kwijera Georgia nukuvuga ngo muri liste yatsinze Bene usibye Kavita wajemo abandi bose ni babandi n'ubundi batsinze Bene hano ibitego 2 kuri kimwe byaduhaye amahirwe yo kwiyongerera cyangwa se byatwongera amahirwe yo kuba dufite kuba twajya mu gikombe cya Afrika kuko nidutsinda Libya turagira amanota 8 dutegereze saa 3 z'ijoro hagati ya Nigeria na Benin ikiri buze kuvamo ariko ubwo twese turi nyuma ya Nigeria nukuvuga ngo baravuga ngo umwanzi wawe ari inshuti yawe nukuvuga ngo rero reka twebwe dukora ibyacu tuze no kujya gufana Nigeria kugira ngo natwe match ya nyuma muri Nigeria ku munsi wo kwa mbere tuzajye gukora ibyo ba Jimmy Gatete bakoze 2-4 abantu bibuka ngiye narabivuze mbivuga ngo nari ndi muto ariko uwambaza 11 yabanzagamo icyo gihe kuko niba narigaga mu 3 primaire uyu munsi wa none tujya tubabona abana bacambuwa 11 w'Amavubi kandi biga mu 3 ariko bakabongo nenda bibuka aba Eric Nshimimana n'abandi benshi ba Didier Bizimana bantu barabibuka badufashije kujya mu gikombe cya Afrika uyu munsi nyuma y'imyaka 20 byose birabashoboka reka twese dusoze tuvuga tuti twese inyuma y'Amavubi.